kuko uyu muntu ufite ishusho yo kwera wateguye ibi bintu yabitambiye ibitambo. Ubwo yabitambiye ibitambo akabigushyiramo urabikurwaho n'umuntu nawe uhaye igitambo, kuko ni umuntu ugukuramo ibintu akagenda akamara icyumweru aryamye nta n'igitambo wamuhaye uba umuteye n'umwaka. N'abantu mukuramo ibi bintu abantu nta gitambo babahaye, mujye mumenya ko namwe babahaye izindi mbaraga, uba wakiriye izi mbaraga. Ariko aho hantu ndahumvise imbaraga z'iyopfu zo hepfo cyangwa hirya tongero n'ibiki byose z'ahantu hamwe Paul yavuze. Numubona n'abagirira neza kenshi ntugatangire kwirya nakarankunda, ubwiwe n'iki soko guheshejwe n'urukundo, wenda guheshejwe n'akari inyuma y'ibyo aguhaye. Kari inyuma uzaba abantu bafite ishusho yo kwera bafite ibintu baguha ukongera ukamara nk'imyaka 2 utarakira. Taje mbivuge muve mu bantu bafite amashusho, ariko wareba imbaraga zibiri muri bo zemera ibisyo basa nabyo ukazibaburamo, kuko bafite ukuntu barimo banajijisha. Ariko Nyagasani ashaka kugaragaza ko ari we muntu wa danje mu gihugu ufite ishusho yo kwera. Niyo wateka ibere gashya uyu muntu wanaburara afite ibyo aguha. Ariko kubera iki burajwe n'iki? Kubera ko nta teraniro yakoresheje ngo aguhere imbere y'iteraniro. Iyo yakwima 1000 mu ibanga akaguha 500 ku mugaragaro. Iyi shusho yo kwera, Imana iturinde abantu bafite ishusho yo kwera, kuko aba bantu bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako. Bahakana imbaraga zako iyo biherereye. Uyu muntu ni danje. Ashobora kukwima 5 Reka ngushimire ko tubana hano kuri Eva Mama Lionel. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire, iguhe kuba mu gihugu cy'iteka Imana yawe iguha kandi kunezeze gusetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Duherukana vuba n'ubu turagarutse tukiri bazima, kandi namwe dusanze twizeye ko muri bazima kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Niba uri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara y'abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, aho muri mu mahanga agiye atandukanye, ya muri Afurika, muri Amerika, Aziya, Oceania n'ibindi bigwa byose bigiye bitandukanye biri muri iyo migabane, mwese aho mwumvira iki kiganiro, abantu mwakoze subscribe kuri Eva Mama Lionel, 5,000 n'abantu 50. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire, ibahe kwa mu gihugu cy'iteka Imana yanyu ibaha. Ahari waba urwaye, ahari waba utameze neza, ariko ijambo ry'ubuhanuzi riravuga ngo niwizera ukemerera imbaraga z'Imana ko zikiza ubuzima bwawe bube buzimuraho neza. Mama Lionel muraho ako noneho impindurira pe. Uyu munsi wa none iyo modeli bayita ngo iki, ngiye modeli yanshanze buryo kiyubakitse, ako kantu ka hano gutya wagira ngo ntago ari ak'igitenge, ariko umva umudozi azikubara wa basi. Kwa kundi dukora ibintu twize, dukora ibintu twumva, dukora ibintu birimo umuhamagaro. Iyo modeli iyo yitwa ngo iki ubwo? Uriya nuko ntahagaze ngo barebe, nambaye jipe panye. Jipe panye? Jipe panye, idruwati isatuye imbere. Okay, ubwo ni jipe panye, ni kuri ibyo bivuga, nta nubwo ari iribaya, ni jipe panye. Ubwo rero modeli yako hejuru nambaye hari izo tutarabonera amazina. Izo tutarabonera amazina. Ese ibyo bita bya convention ni ibiki? Bya convention nayo njya nyambara mu ikanzu ya orange na black, igihera hejuru gihurutuye. Convention nyine uzi kwihera hejuru imeze itya, igihera hejuru gihurutuye, ariko kikaba ari ikimodeli kibera abantu bose, unanutse, ubyibushye, utwite, udatwite, umugufi, umuremure. Ubwo si ubwo iyo ku maboko ni etage? Iyo ku maboko
ni bi igerekeranye. ni bide Bi igerekeranye. igeretse. Okay. Reka ngushimire ko n'ubundi twemereye ko tuza muri iki kiganiro. Wasenga Imana tugatangira. Urakoze cyane ariko tugakora n'abantu mu rujijo. Yego. Tuvuze modeli twambaye ariko ntituvuze aho zikorerwa. Aho zikorerwa ni kwa Eva Mama Lionel. Ukeneye kwambara neza urandeba tukakudodera. Hari abahungu bazi kwamamaza. Nigeze numva bamamaza umunsi umwe. Ndabikunda cyane. Ndabizi ko nta copyright yabirimo kuko nta birenze. Arakubwira ngo utekereza ikintu kimwe. Waba ushaka kwambara neza, waba ushaka kudoderwa n'umuhanga, unabisengera arimo kudodera, wazayambara umurozi yayikoraho akagira ngo ni amahwa amujomba. Gana Eva Mama Lionel arabigufashamo. Murakaze muranakoze. Reka dusenge. Ariko bo baravuga ngo utekereza ikintu kimwe nuko bagakomeza ku ruyenzi. Babyumvise bagatama. Yego, urakoze cyane Mama Lionel. Wasenga Imana tugatangira ikiganiro tutakerera. Urakoze Mana, dushimishijwe n'urukundo rwawe. Haleluya. Iyo tuvuze ngo urakoze tuba dutekereje umubare w'ibintu umaze kuduha ntibinabarika. Nubwo umuririmbyi yatugoye akavuga ngo bari imigisha yaguhaye ntusige n'umwe, ngo erega ni myinshi yagutangaza. Twebwe waduhaye ntabwo twayibara umunsi umwe ngo tuyisoze. Ndagushimiye rero ko tutakigendana ipfunwe. N'ufite irari ry'ibihumbi 50 yatunze 5. Haleluya. N'ufite irari ry'imyenda 10 afite 2. Nta kintu utakoreye umuntu Mana yanjye. Ari nabo wigishije kunyurwa nubwo bamwe byabananiye, ariko ntacyo utari wakoreye umuntu. Uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana iserukaho rukomeye, uri Imana yigaragaza abantu bakamenya ko ari Imana yahanyuze. Ndagushimiye ko uyu mwanya abantu bagiye gukurikirana amagambo washyize mu kanwa kanjye, noneho uyaherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza. Umuntu wese uyakurikirana ntakamusige uko amusanze, ahubwo ajya ahindurwa n'imiburo iri muri ayo magambo. Ndagushimiye kuri Imana nyamana, gushimiye kuri Imana ibikora, mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Uyu munsi wa none nari mbegereye ngo tuganire ku kintu bijye bita kwera. Muririmbyi aravuga kwera, yewe kwera. Ubwo mperutse muri niba turi mu cya hafi hari korari. Hari korari igiririmba ako kantu ko kwera. Na 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 na. Hari ariko zuko mbyibutse we Imana ishimwe. Tugiye kuganira ese umuntu weze ufite ishusho umukiranutsi wera. Yego. Icyo ni Ikinyarwanda. Umuntu ufite ishusho yo kwera. Uwo mukiranutsi kugira ngo agire ishusho yo kwera, ubundi ni iyihe mirimo yakabaye imuranga? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ese umuntu ufite ishusho yo kwera we, ari nawe tugiye gutindaho, ariko agahakana imbaraga zako, uyu we twamubwirwa n'iki? Imana iguhe umugisha. Urakoze. Reka nze ngusubize ibyo bintu byose nyuze muri Bibiliya. Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Timoteyo, ariko ari Pawulo urwanditse. Haravuga ngo igice cya 3 umurongo wa 5, haravuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Hari ukuntu ikibazo cya mbere kibaza uburyo umuntu yakwera, yakiranuka, yagira ishusho ariko anakiranuka. Ndumva ari uko nguko. Yego.
mbese ibintu akabigira byose byose ibiri mu ku cyapa cyo kuri butike wakwinjira ukabisangamo exactly donc asa n'ibyo afite yego asa n'ibimurimo yego umudoke ni umukristo usa n'ibimurimo yego asa nabyo asa nabyo uyu muntu usa nabyo rero ntirirwa nabivuga uyu muntu usa n'ibyo avuga nta nubwo yarwaye perezida nta nubwo muri seveye cyangwa se mu gihe yirondora mbere y'abantu yivuga ntabivuga ahubwo bamuha umwanya kubera ko babonye asa nabyo uyahabwa n'umwanya atawusabye uyu muntu yashobora guhabwa umwanya atasabye atanaguze atanaguririye atanatangiye ruswa kuko arakenewe yego arasa n'ibyo afite yego ibyo bamushakaho arabyujuje ibintu asa nabyo ari nabyo uyu muntu uko ari ibora uyu muntu ni iboro arakenewe ujye umukiranutsi w'Imana afite agaciro nuko reka ngeze abo batatu hanyuma uyu muntu niyo atambutse yego ntabwo birirwa bavuga ngo wiriwe muroko bamwubaha bataravuga ngo mwiriwe icyubahiro bamuha kirimo indamukanyo yego uyu muntu baramumenya atiriwe abiguririra yego yego uyu arashakishwa n'igihe nimero ye yabuze yabaye kompoze baramushaka bakamubona bene nk'aba nimero zabo zikunda no kuba kompoze ntibakunda no kugaragara bene nk'aba ntibakunda no kugaragara hari n'imyanya batagaragaramo aba bantu ni bake ni bake hari imyanya batagaragaramo yego aba bakunda imyanya y'abanyakuri wabasangamo aba hari n'insengero zimwe zitabatumira aba bafite icyapa cyo gukiranuka no mo imbere ugasangamo ibyanditse ku cyapa yego aba hari n'insengero zitajya zibatumira kuko abangaba uzasanga ibintu basa nabyo babivuga bashaka ko abantu nabo babimenya abangaba bakundwa n'abantu bake aba ntibakunda guhitinga mu buryo bw'abantu bahitinga mu buryo bw'ubumana yego rero maze kugira abantu bakuze cyane hano niyo mpamvu usigaye mvuga n'ibintu biremereye yego byumvikana umuntu uje babandi ntibabyumva ubundi babandi ndumva badakwiye no kubyumva ibi ni iby'abana bo mu rugo bakwiye kumenya gutandukanya abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana yego muri bo bahakana ibyo basa nabyo uyu muntu afite ishusho yo kwera ariko muri we yego arabihakana kandi arashaka kubigaragaza cyane kandi muri we abihakana uyu muntu aragoye turi bumutindeho ubu niwo nagize ngo dutindeho ariko tuzi kumutindaho twamanje twasobanukirwa uwera akaba ufite ishusho akaba nera yego ufite ishusho yo kwera akaba nera yego ushobora no kumusanga mu makayi make yo muri botike yikopesha kuko uyu ntabwo atungwa n'ibintu bivunanye ntabwo atungwa n'ibintu bituma izina ry'Uwiteka ryaseba arashobora kwemera akabwira Uwiteka ati jya mu ndu mpaza ariko singe gutukisha iki kintu ndi cy'imbere
kuko uyu muntu w'imbere uko asa imbere arushaho, umuntu w'imbere niwe urushaho cyane. nzakubaza ni mu kindi kiganiro tureba ahantu binyandikira, ese umukiranutsi arasonza? Ko wa mugabo yavuze ati ntabwo ndabona umukiranutsi yishwe n'inzara, ubundi arinda kinate kandi umukiranutsi ataricwa n'inzara. Icyo ni ikiganiro tuzaganiraho tukakirambura, kuko ngiye kukizana muri ibi naba nkudeviye cyahita kiba ikiganiro kimwe mu biganiro bibiri. Ngiye gukomeza umbwire. Uyu ushobora kumubona mu madeni make. Yego. Ushobora kumubona aho bavuga intege nke nta naho. Niyo umutumiye ukamuzana kuvuga intege nke birangira ahubwo ikiganiro kigize imbaraga aho kugira ngo kibe intege nke kibe imbaraga, kuko utwo dutego twose aba ari kumwe na mwuka we. Rwo niko ndi kubyumva. Niko ndi kubyumva. Nibyo. Yego. Okay. Niyo umuntu intege nke ze arazimenya. Yego. Ntajya azigaragaza, ariko ufite ishusho yo kwera adefanda intege nke ze. Turaza kumugeraho. Uyu intege nke ze arazimenyera mu gihe cy'intege nke ze, arimenya kuko agira intege nke n'umuntu. Ahubwo mu gihe cy'intege nke ze ajya kwibika, ajya kwitsimba, ntajya arata intege nke ze. Yego. Mu kigwi cy'ufite ishusho yo kwera defanda intege nke ze. Iki kintu bari kucyumva ariko izi ntege nke ze yagize mu gihe cy'intege nke ze arabimenya. Ariho Eliya yavugaga ati ziranyishe, ariko izi ntege nke nzingize ntabwo genda buzijyane hehe, sindi buzijyane hariya hantu, sindi buzijyane hariya kuri tere, sindi buzijyane i Karumeli, sindi buzijyane. Ahubwo izi intege nke zanjye ndazijyana munsi y'igiti cy'umurotemu, niho ndi buzijyane. Izi ntege nke impamvu zijyanye munsi y'igiti cy'umurotemu, ndasa naho nshaka kujya kwisabira gupfa kandi ntafite gahunda yo gupfa, atari uko nshaka gupfa. Uyu muntu intege nke ze afite ahantu azitsimba. Mu gihe cy'intege nke ze aritsimba akajya kubwira Imana ati mvugutira kandi uncure inkamba zivemo, umindure icyuma cyawe uhora ukoresha. Akagaragara atsinda, agaragaza intsinzi no mu gihe abona ko atari ugutsinda, no mu gihe kureba akabona uyafite karagiteri za kiganga. Muganga ashobora kukubwira ko ukira kandi abibona ko wamanutse uri guhumeka umwuka w'amamashini. Yego. Agaragaza intsinzi no mu gihe ufite ibibazo, no mu gihe cy'intege nke zawe aragukomeza. Uyu akunda kugaragara mu gihe cy'imibabaro y'abandi n'igihe cy'intege nke z'abandi. Mu kigwi cy'uri ufite ishusho yo kwera gusa ahagarara mu gihe cy'imbaraga z'abandi z'amafaranga zo guprofita. Uyu muntu rero usa n'ibimurimo. Yego. Usa n'ibimurimo. Uyu muntu aranakenewe muri ibi bihe, ubundi niwe ukenewe, kuko uyu nguyu ahora yaguka, ahora yaguka muri we, ahora yaguka muri we. Uyu muntu ashobora no kugira iterambere rike mu by'umubiri, birashoboka pe, ariko mu by'umwuka agahorana udushya, niwe wamanuye umuriro i Karumeli. Niwe wagiye Kereta agahakora udukoryo. Niwe wageze i Serafata akandika amateka. Niwe wageze i Lehi akica abantu 1000 ngongo imwe. Niwe wageze mu Rugerero
abanzi bakarota inzozi akazamukana amakuru, niwe ugira amakuru yakuye no mu bapagani mu byo batekereza, niwe wamenye ko igihugu kizaterwa yicariye mu murere nta muntu wabimubwiye, uwo muntu usa n'imbere ye, ufite umuntu w'imbere akagira n'ishusho yabyo. Donc ntafite ishusho y'idini, afite ishusho y'umwuka. Ariko ufite ishusho yo kwera akenshi agira ishusho y'idini, kuko ntagira ishusho y'umwuka. Imana ibaha umugisha, ubwo twagira ngo twumvikanishe uwo muntu usa n'imbere ye, uko ari niko asa. Hanyuma iyo ufite ishusho uko asa niko ari. Hanyuma rero uyu ufite ishusho yonyine yo kwera, Bibiliya iravuze ngo uyahakana imbaraga zako z'uko kwera. Iyo yiherereye ahakana imbaraga zako, kandi kuri tere akaba afite ishusho yako. Uyu muntu ni ikirumira habiri. Ariko uyu nawe abazwi, baba bamuzi nubwo agira abamukomera mu mashyi bitewe n'ibyo baprofitana. Urumva baramuprofitana, bagaprofita abamugirira abafana. Uyu hari amakuru yatanzwe avuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Uyu muntu ufite ishusho yo kwera ariko uhakana imbaraga zako, Imana izakurinde kumugira inshuti, izakurinde kumuha karibu iwawe, izakurinde kumuha role mu bukwe bwawe, izakurinde guherekezwa nawe wagiye kwa muganga, izakurinde kubona kwishyuriye minerivare z'abana, izakurinde ikiganza cye mu buryo bwo kugusengera no kugukoreraho umugisha. Kuko umuntu ufite ishusho yo kwera ahora ajya no kumurika uyu muntu ufite ishusho yo kwera nta nubwo yaguha mu ibanga. Hari defagira yindi y'umwihariko. Uyu ntashobora gukora ibikorwa byo mu ibanga, afite ishusho yo kwera, ashaka kugaragaza ko yera, ashaka kugaragaza ko ari marayika waje ino. n'Imana ikamuzanana nijoro. Ariko nyagasani, ashaka kugaragaza ko ari we muntu wa danje mu gihugu, ufite ishusho yo kwera. Niyo wateka ibere igashya, uyu muntu wanaburara afite ibyo aguha. Ariko kubera icyo uburajwe n'iki? Kubera ko nta teraniro yakoresheje ngo aguhere imbere y'iteraniro. Iyo yakwima 1000 mu ibanga akaguha 500 ku mugaragaro. Iyi shusho yo kwera, Imana iturinde abantu bafite ishusho yo kwera, kuko aba bantu bafite ishusho yo kwera bahakana imbaraga zako. Bahakana imbaraga zako iyo biherereye. Uyu muntu ni danje. Ashobora kukwima 5 mu ibanga. Ariko aho kamera ziri akaguha 100 kuko afite ishusho, ni ishusho. Akanaguha ahubwo n'abakubigutwaza. Ni ishusho. Ndabona bitewe n'inzara ufite, utagerayo wavunitse muntu w'Imana. Ariko mufotore n'uyu muntu ugiye kumutwaza. Turake imodoka igiye kumutwara neye. Ishusho ubundi banzo yumve, nta foto nta cyabaye. Ariko we coach ishusho. Kandi ahantu muraza kumvamo umuti w'icyo nshaka kuvuga. Ahangaha ubundi abwirwa benshi akumvwa na beneyo. Uyu muntu ufite ishusho arashobora kuba ataguha akenda ko kwambara, ariko mu gihe hari ifoto akaba yaguha ibaro y'imyenda, akagupangira ibaro y'imyenda ku buryo bakoma mu mashyi, kuko ni ishusho. Arashaka amashusho y'uko ari mwiza. Ko ni kumva uyu muntu ajya kuba nk'urukungu. Birasa banza muri iyi minsi ndi mu bintu by'inkungu cyane. Ari n'umufamiliye w'urukungu. N'umwe mu bana b'inkungu. Donc n'umufamiliye w'inkungu, n'akana k'inkungu. Aka ni akana k'urukungu.
kambabwira iyi shusho aya mafoto reka sha tuzababwira umugore wamubyaye wamwonyeje ngo iki ubwo twabuze urukungu twatubuze n'umwana w'urukundo yasigaye umugore w'urukungu n'umwuzukuru azaza n'umwuzukuruza yewe muri iyi minsi ndahari cyane mu kuvuga ndumva ndi kuvuga cyane kandi ibintu bikenewe n'ababikeneye yego kuko ibintu nk'ibi ngibi abantu bafite ishusho ariko bahakana ntabwo jye bankunda nyine ariko ntacyo ntacyo mpfa kuba nikunda burya umuntu nakwanga cyangwa uruteye kujya ndikunda kandi n'igihe wowe wikeneye wese hari umuntu usanga yafyenetse baranyanga yatumbye ngo baramwanga bandeze umuntu yangwa n'amagara ye ariko uzi uko ari byo ugasanga wabyenetse ngo runaka ngo yanyanze ngo na runaka ngo yanyanze oya kirazira kirazira kumva ngo umuntu ngo yakwanze ngo waryamye nabi ngo uhumekera mu kwaha nk'umuserebanya kubera ngo uko umuntu yakwanze guteze ubundi se umuntu akwanga ati yabikura ese yabishobora ati wowe urikunda icyo ni chance ya mbere unanica gusa gutya ukumva Imana iragukunda iyo wizunguje gutya urabyumva ko Imana igukunda niyo ugenda uba ubyumva niyo ugenda urabyumva ko Imana igukunda nawe urikunda na mama wakubyaye nimba ukimufite niwe nshuti yawe ubundi ibintu mushaka bibajagaraza hari umuntu uherutse kwandika kuri stati aravuga ngo abasore b'abakene ngo bashire babo nuko none nabivuze ati niba utanazi n'undi muntu ugukunda mama waragukunda kuko ibyaye ikibazo irakiriga urumva neza hanyuma rero nitugira Imana tukabona abatugirira neza ntimuzibeshye ko banadukunda mvuze ibintu bikomeye iyo uvuze ibintu bikomeye hari n'igihe baba babiherekeresheje imbaraga z'iyopfa zo hepfo cyangwa hirya harimo ibitongero n'ibiki byose z'ahantu hamwe Paul yavuze numubona n'abagirira neza kenshi ntugatangire kwirya runakarankunda ubwiwe n'iki soko guheshejwe n'urukundo wenda guheshejwe n'akari inyuma y'ibyo aguhaye kari inyuma uzaba abantu bafite ishusho yo kwera bafite ibintu baguha ukongera ukamara nk'imyaka 2 utarakira ntaje mbivuge uve mu bantu bafite amashusho ariko wareba imbaraga ziri muri bo zemera ibyo basa nabyo ukazibaburamo kuko bafite ukuntu barimo banajijisha n'umutima roho n'umutima ariko nanjye ngira amagambo menshi roho n'umutima uruhu n'uruhande ariko roho n'umutima biratandukanye umuntu agutwara amarangamutima yawe agutwaye n'umutima ubundi umutima ujyanirana n'ibyiyumviro ariko roho ni imitekerereze ibyo bintu byose bakabitwaza ibintu baguhaye bafite ishusho yo kwera kandi ibi bintu bifite ingaruka y'imyaka nk'itatu mu buzima bwawe kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aya magambo uzayazirike ku nkingi z'umutima wawe uhore uyatekerezaho roho n'umutima rero reba umuntu uguha ji aguze 5,000 yego ariko akarimo kakakumaza imyaka 5 uryamye aho ukivuza 500,000 ukivuza 500,000 cyangwa akanarenga ari ji y'5,000 bagushoyemo abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako uyu ufite ishusho yo kwera ashobora gukora ibintu birarura umutima wawe binagutwarana n'amarangamutima yego
kubera ishusho yo kwera kugaragarije ukazarwana n'ibyo yagushyizemo igihe kirekire ugashiduka umuntu aragutwara ukibagirwa n'urugo rwawe. Reka duhere ku murongo ku kintu cya mbere kiranga abantu bafite ishusho yo kwera. Yego. Kuko ndibuvuga ibintu 7 bibaranga. Uraza gusanga mu bantu wizeraga muri bamwe banakubatije bamwe barimo, muri bamwe banaguhemba wabyaye, muri bamwe bakubwira ngo momo yawe akanyuzaho akantu kazongera kumara undi mwaka utakiriye. Ariko mama aba bantu nabo ndaje Uwiteka bamera inkonjo y'agahanga. Cyambere kibaranga bavuga ibyo badakora. Nanjye nditanze muri iki gikorwa nzatanga 300,000 akanaca no mu gikara akababwira atari ko se kuki bano bantu bawe badakora. Ba bantu yavuze badakora bagahigura ariko bagahora kwizeza ibitangaza. Arasheta muri andi magambo no mushese arasheta. Umuntu ufite ishusho yo kwera akenshi uranamwifashisha uti nkereye urubuga rwitanga hita utanguranwa uvuge miliyoni kugira ngo abakurikiyeho bagire isoni zo kuvuga 10,000. Bifashishwa mu bintu bifite ishusho. Watangiye kubyumva? Natangiye kubyumva ko barifashishwa mbese ni baba ibintu bifite ishusho mu bintu bijyanye n'ibigaragara nibiboneka ariko bidakorwa. Bifashishwa mu bigaragara n'ibifashishwa mu bikorwa. Amen. Tangiye kugerayo. Uyu uvuga ibyo adakora uzamusanga yigisha kwitangisha atitanga. Yigisha icyacuma akakivimuza nta gitanga. Yigisha kureka ubusambanyi avuye gusambana. Akanavuga nuko bigenda kuko nyine yahoze abizi. Mbese ukagira ngo niwe muntu Imana. Kandi mujye mutinya aba bavuga butumwa bahora bavuga ku byaha. Mujye mushyiraho akabazo. Rusengero rwa mbere rwa mutumiye aho yigisha ku cyaha cy'ubusambanyi. Rwa kabiri baramutumiye yigisha ku cyaha cy'ubusambanyi. Mu cyumba cy'amasengesho abantu baje kwihembukira yigishije ku cyaha cy'ubusambanyi nibwo akiza kandi abantu barangije no kwihana. Mu biterane ntasiga icyaha cy'ubusambanyi. Aba bantu bahorana bene aya magambo abaga yica ahirika ahuhura. Aba bantu nimuzajya mujya mu mwuka mukajya no gukurikirana amateka yabo muzasanga bavuga ibyo basa nabyo, muzasanga bavuga ibyo bakora. Biriya bintu akenshi twebwe tugira n'umwuka wera ubarondora. Bavuga turimo tureba n'umubare amaze kubikora mu kwezi. Uyu muntu ashobora kuza kwica abanyabyaha akaba yabarangiza. Niho Yesu yavuze ati bantu mufite ishusho yo kwera uyu mugore muravuze ngo aterwe amabuye yicwe. Yesu arangije arunama yandika hasi. Karori wasambanye kuri leta tariki 7 kanserege nawe wari uri kumwe nawe icyo gihe wari ufite nawe undi muntu bose bahita batera revanse. Arangije aravuga ijisho ku cyaha cyagenda ijisho asigara wa mugore bari gushira. Yesu atutarakoze icyaha namutere ibuye. Aba bantu barabamba. Mwigisha itegeko rivuga ko umuntu wafashwe asambana yicwa. Niko amategeko avuga. Bose kandi bose bafite ishusho yo gushyiraho amategeko yica. Yego. Kandi ari abanyabyaha kuri iryo tegeko. Yesu atutarakoze icyaha namutere ibuye. Batera rivanse bose baragenda umugore asigaye. Yesu aramureba ati abakuregaga bari he? Abakuregaga bari. Ariko ubundi abantu bakurega bari. Abantu bakureze igihe kinini bari. Lionel. Uze kumbabarira. Ungerere neza hano hantu wavuze ngo umuntu kuko hari ikintu mise numvamo nanjye. Umuntu uhera ku wa mbere yigisha icyaha umugani yigisha icyaha cy'ubusambanyi ahubwo ugasanga rimwe na rimwe afite undi mwuka ubiherekeje ubibashumuriramo ahubwo. Noneho aho yigishije agahita akurayo n'abasambana nabo ndetse na babandi babikoraga bakarushaho kubikora cyane. Exactly. Kuko yasobanuwe noneho ubusambanyi uburyo kibukorwamo
akababwira n'izindi n'ubundi buryo bwo kubikoramo. Hari uwari waje asa nk'ubutembere nko kuruhuka. Uyu muntu umwuka wera natahaba ngo amufate akigishwa bino bintu, noneho agatangira bakamwigisha umusambanyi. Hari abasambanyi basigaye babikora gutya na gutya, n'ababikora gutya na gutya, ugasanga ahubwo uri kumwigisha ubundi hari ibyo atarazi, ahubwo uramuvumburiye we. Muze kwitondera n'ibi biganza by'abantu bibakoraho bibarondora ibyaha, atura ubusambanyi, atura ubuhehesi, atura kwikinisha. Muze kwitondera ibi biganza bibarondora ibyo byaha, uhaguruka ahubwo wafashwe nabyo. Kuko aba bantu bafite ishusho, bafite amashusho y'ibintu bari kugendana mu bantu, bari gushyira mu bantu. Uzasanga uyu muntu hari ibintu yagushyizemo. Nzi umuntu warwaye irari rigenda kumwica, arambwira ati gerera hano nari kwenda hasi, ati ni umuntu wandambitseho ikiganza, kuvankuraho ikiganza cye, tirari rigiye kunyica. Bene ibyo bikurwaho n'ikindi kiganza, kandi ikiganza kibikuraho. Ugihe igitambo nubwo mutinya kugitanga bitewe n'abesikoro bagishaka, kuko uyu muntu ufite ishusho yo kwera wateguye ibi bintu yabitambiye ibitambo. Ubwo yabitambiye ibitambo akabigushyiramo, urabikurwaho n'umuntu nawe uhaye igitambo. Kuko ni umuntu ugukuramo ibintu akagenda akamara icyumweru aryamye, nta n'igitambo wamuhaye, uba umuteye n'umwaku. N'abantu mukuramo ibi bintu abantu nta gitambo babahaye, mujye mumenya ko namwe babahaye izindi mbaraga, uba wakiriye izi mbaraga. Ariko aho hantu ndahumvise. Ni ukuvuga ngo iyo ariko Imana ishimwe ku bwa Eva mu Lionel yicara n'ukuri. Uko ituma nanjye hari ikintu ntekereza. Yego. Ni ukuvuga mu isi y'umwuka wagutaransifiyemo, hari ibyo yakoresheje, hari n'ibyo yahawe, hari n'ibyo nawe ubwawe wamuhaye, hari n'ibyo yagutanzeho. none wowe ugusengeye aragusengeye gusa. Tujuru ibihise biba inyuma, wa mwuka ashobora kukugira imbaraga zibigukuraho, ariko wa mwuka uraza kuburana, uza guhora. Ntabwo usubira iwawe, usigara kuri wa muntu wabigukuyemo mu izina rya Yesu, ugasigara uza guhora. Yego. Mu gihe utanamuhaye igitambo kibiniga. Siko noneho nanjye ntangiye gusobanukirwa. Niyo mpamvu mu rwandiko rwa Yuda Satani yagerageje kugira gute kurwana na marayika ukomeye bapfa intumbi ya Mose. Ngo byari byagenze bite? Satani ngo hari yarashaka intumbi ya Mose, amurega kuri ki? Ngo ibuka yuko wabwiye Mose ngo nashira inkoni ku rutare, ngo ararukubita nese yakubita rimwe akubita kabiri. Bivuga ngo kongera kubamba Kristo. Ati none uyu muntu uravuga ko ari umukiranutsi gute? Ariko marayika ukomera avuga ngo Imana iguhane Satani. Satani ava ku ntumba. Noneho nabyo ndabikuruye nsanga kubera iki Satani aza guhora mu rugo rw'umukiranutsi. Nta gitambo bahaye umukiranutsi, kandi yagukuyeho ibintu bo barabitambiye, none uje kwikuraho ibintu udatambiye. Nzi umuntu warwaje umugore we kanseri. Yego. Arangije avuga ati kanseri ngiye gushaka umunyembaraga nyiho. Afata imodoka yagendagamo ayiha umupasiteri. Arangije avuga ati Imana ntanze igitambo nkiriza umudamu. Ntigeze abwira n'umupasiteri impamvu amuhaye imodoka. Iriya kanseri nyitanze hariya, bafite imbaraga zo guhangana nayo. Umudamu ahise akira kanseri. Nyiri gutanga imodoka niwe waje kubyivugira mu rusengero. Tegere no mushumba namuhaye imodoka y'igitambo cyo kugira ngo umugore wanjye akire. Sinigeze mbimubwira. Umugore wanjye yarakize. Nje guherekesha n'ituro ry'ishimwe igitambo natanze. Ariko hari amadini atajya yigisha iki kintu. Cyangwa se wanagitamba ukagiha umunyagupfa mugenzi wawe, ujye ufite ishusho yo kwera mugenzi wawe, ariko udafite imbaraga zabyo. Niyo mpamvu habaho abatambyi, habaho abantu babisigiwe.
habaho abantu bafite imbaraga zabyo. Hari igihe twagiraga ibitaro by'abarwayi iwanyu mu rugo iwacu ku rusengero nkiri umukobwa, tukakira abarwayi. Abarwayi twasengeraga, twabaga dufite indi timu yitsimbye ahantu iza kudusengera tuvuye mu barwayi, ariko uwazanaga igitambo twaramusengeraga. Uwazanaga igitambo twaramusengeraga, ntitwumve dusigaranye ibintu yararwaye, kuko hari ibintu dukura mu bantu. Abantu basengera abantu bamfashe kubyumva. Hari igihe usengera abarwayi b'imyuka mibi ugasigara wokera, ukumva urusenda rurakokera wabimuvanyemo. ariko mu marene tutiriwe duca ku ruhande kure, reka twigire ku mugabo bita Yesu. Ntago ndavuga ngo yatinye dayimoni, ntibamuwaje ngo turajya he. Ntabwo ati tuguyanga mujye mu ngurube, mujye muri haramu mu misaya myiza, none mujye mu tubenzi. wowe ugiye gusengera n'abantu basengera abantu ati mu izina rya Yesu ndarimbura ndatwika, uri gutwika uberekeza he? Ntibapfa abadayimoni, ntibashya, nta mubiri bambara bitiza umuntu. Niba uri kubavana mu bantu basura kubashyirahe ngo mu kidaturwa. Ariko abadini abana mu gusenga baricanga, ngo mu kidaturwa, ngo mu nyanja ya kumuriro, ngo mu birunga. Ariko mu by'ukuri bagombye kuva muri muntu bakajya mu bye. Nshaka kuvuga iki? Wa muntu uzanye igitambo, nunasenga senga werekeza amaso cyangwa se senga werekeza imbaraga ku cyazanye, kuko ni transfer. Nuvuga ngo ibyo bintu bifite icyo byazamukiyeho byuririyeho, nawe azanye icyo guhagarara hagati yawe n'Imana. Murabifata mu byerekeze muri cya kintu no mukimurikira Imana. Nibyo. Kandi n'abantu nibumva tuvuze ngo twasengeye umuntu ngo ibintu biratwokera, ntibaze kugira ngo turoroshye. Na Yesu ukomeye kuturusha, umugore yamukozeho ari mugongo, imbaraga imucomokamo, ahita anahagarara arabirekarama. Aravuga ati hari imbaraga imvuyemo, hari umuntu nkozeho. Bati mwigisha twese, ati oya mwivuga ngo twese twagukozeho, hari umuntu wankozeho afite intego, imbaraga yancomotsemo. Cyo ni ikintu cya mbere navuze. Bavuga ibyo badakora. Aba bantu bafite ishusho yo kwera bivugira ibintu badashoboye gukora. Ni abafarisayo bigishaga ngo mutange icya 10 n'amaturo, ndetse no kugeza kuri nyirasogereza. Ikintu cya kabiri kiranga abantu bafite ishusho yo kwera, basa n'ibyo batari byo. Urumva ni impanga kiriya cya mbere. Bavuga ibyo bakora, basa n'ibyo batari byo. Yego. Basa n'abarokore ariko sibo, basa n'abahanuzi ariko sibo, basa n'abantu b'Imana ariko sibo. Donc ashobora kwambarira idini, agasa n'idini, ukamwibeshyaho ugakurikira uburyo yipfukapfutse ahantu hose nk'idini, ariko siwe. Kumbi wa muntu siwe. Wa muntu ambwiye ko ari umuntu w'Imana, nsanze atari we. Basa n'ibyo batari byo. Ubuze gusa n'ibyo batari byo. Nibuka abatipe n'abatipete, asigaye bavuga ndabonye rabababababa ibabababa ishara bababa ibabababa ibabababa. Erega hari Imana ibirimo n'amabwiriti ya bababa bino mukora ya bababa. Ndavumbuye pe, alhamdulillah, ndavumbuye. Hariya Imana irimo yabwiti ya bababa ya bababa. Kandi buriya twahawe n'impano yo gusobanura indimi. Twahawe n'impano yo gusobanura. Twahawe n'impano yo gusobanura indimi buryo twicaye mu rusengero. Tubareba gutya. Imana dutumiye. Akavuga indimi. Mpita menya ibyaha nka 3
amaze iminsi akora aba ari bima bivugira mu ndimi. Hari umuntu uvuga indimi arimo avuga kwera kw'Imana no kuyiramya. Hari uvuga indimi arimo ahanura akananirwa no kuzisobanura, agiye nkahita mvuga icyo Imana ivuze. Hari uvuga indimi arimo avuga ibyaha byamuzonze. Hari uvuga indimi arimo afite trauma. Hari uvuga indimi ari gusenga. Twe tuzi kuzisobanura. Izi ndimi Imana ibirimo inabagaya. Nibyo nabatumye, nibyo mwarahiriye mwambara imisaraba. Maze iminsi nanjye mbikurikirana ukumva umuntu aravuze kubera ko ashaka gukomeza kwemeza iteraniro. Noneho za mbeba zaduteye mu kanwa aho hirya. Mbega n'indimi biga si indimi bahawe n'Umwuka Wera. Izi rero iyo zishize kuko ari eshatu, hariyeranje akagumana ururimi mu kanwa, kandi abantu bakaba barimo bahirima hirya aho. Hirya ukabona n'ikindi kirahirimye, ukabona mu iguni n'ikindi kikubise hasi, bakabyuka badafite ubwenge, kandi bamaze kubyuka nibwo bahita bashyiraho igiturisho. Abonye uburyo babanza bashyiraho igituro bamaze kubahirika igiturisho, bagishyira bamaze kubahirika ubwenge babucuritse. Hanyuma rero kuriya kugwa ni umubatizo w'abadayimoni. Nitwe muri dayimoni nubukiye kwa Ntuza wabisinyiye. Ari indirimbo n'abamasera nabonye ni ingeri zose zagiye ziririmba. Ariko ndi kwanga kuyikoresha gutyo bitewe n'uko ishobora kudutera copyright. Ariko bayibuke indirimbo abantu ibi bintu byo gukoresha imbaraga ze hepfo hariya ikuzimu cyangwa se zo mu bitekerezo by'ikuzimu. Uko niyo mvuze hepfo hariya hari igihe bagira ngo ni munsi y'urugo wanyu, ni munsi y'urugo cyangwa se nepfo ikuzimu, kandi ubundi ikuzimu nuko nabyo n'ibindi bindi. Reka twivugire umwijima. Imbaraga z'umwijima kuko ari no kubwira ati kuzimu nta nubwo habaho ibyo bintu mwigira byaraducanze. Reka twivugire imbaraga z'umwijima. Yego. Akenshi cyane hari nk'amafilime ajya akinwa ategura abantu bigiye kuba. Hari n'indi ndirimbo ziza zitegura ibigiye kuba. Abantu sinzi niba wabyumvise. Ni ukuvuga ibi bintu byo guhirima, byo gukora ku muntu agahirima, njye natangiye mbibona abantu baririmba. Hari indirimbo bayibuke yahitinze, yari byinwe ingeri zose, ikakoreshwa cyane icyo bajya amacirenji. Ukabona umuntu agahita yikubita hasi. Ngiye kubona mbona abahungu bahawe utuntu tw'utumeta n'uduki twose banari gukora ku bantu bagahirima. Lionel, kugira ishusho yo kwera. Uko kugira ishusho yo kwera twajyaga turirimba indirimbo mu cyaro, mbonye ko zitangiye gusohora. Hari indirimbo nibutse twaririmbaga, yemwe bwoko bw'Imana nimunyumve, nanjye ndavuga ibigiye kubaho, ibizaba mu minsi y'imperuka, n'urujijo ku bantu batuye isi. Mu itorero barasenga no mu idini bagasenga, mbega agahinda urwo ruvange nk'urw'i Babeli, nzaruhindura urw'amenyo kuri urya munsi navuze kera, nibwo bizagaragara. Nimba mu itorero basenga no mu idini bagasenga, kandi aba bantu bakaba bafite ishusho yo kwera, bakwiherera bagahakana imbaraga zako, bakaza kuvuga Imana idasa, bakaza kutubwira Imana
yambukije abisiraheli inyanja itukura kandi atariyo baramya. Bakaza kutubwira Imana yabyaje Sara kandi atariyo bahagazemo, atariyo bari gukoreramo, ariko bagakinga ikibaba. Cya gatatu kiranga abantu bafite ishusho yo kwera, bireherezaho abantu. Iki kintu cyo kwireherezaho abantu mu kiyandi magambo ni nko kwigishaho, kwikururiraho abantu, gukora ibintu bituma abantu bakumenya cyane kuruta kumenya Imana. Yego. Muri aba bantu bafite ishusho yo kwera, icyo kintu kirabaranga. Kwireherezaho abantu, ugasanga ntimushaka ko tumenya Yesu cyane, murashaka ko tumenya mwe. Yego. Ntimushaka ko dusenga Yesu, murashaka ko tubatuma kumutwakira ibyo dukeneye. Uri kumva? Ndi kuhumva. Ntibashaka ko tumenya ubwiru bw'iby'Imana ngo batwigishe no kuba twarya ifi twirobeye. Barashaka kutwigisha ko aribo baturobera bakatuzanira, tumeze nk'aho dusenga muri umuna w'Imana basenga. Baraduwanjaritse. Yego. Baratwiciye mu bitekerezo. Batwishe mu bitekerezo mu rwego tubiruka inyuma. Tubiruka inyuma, batwireherejeho. Donc ntidushaka kujya gushaka Imana ngo twirize ubusa tuyisenge tuyisabe icyo dushaka. Turashaka kubona ibisubizo muri bo. Imana iturengere cyane. Abantu barashaka ko n'icyo ubonye, n'icyo Imana iguhaye, cyangwa se n'icyo ubonye ugikesha bariya. Kuko batagetinze ikintu gikomeye. Aba bantu bafite ishusho yo kwera ni abahanga cyane mu kwireherezaho abantu. Hamwe wanamubura ukabona Imana ntiyakoze, hamwe atavuze, yego, atari we wigishije, n'abantu bakurikiranye cano yo kubayifite babaye bake. Yego. Hamwe atabonetse n'ibihe bitabaye byiza, hamwe yagiyemo ahandi bikanamenyekana. N'uwo munsi hari igice kinini cy'abantu kitari buze, kuko yakigishije kuko kigomba kumukunda Imana, bakayishaka nyuma bamunyuzemo. Bwa butumwa buvuga ngo nige nzira y'ukuri n'ubugingo, nibo bigize inzira y'ukuri n'ubugingo, ishaka kugeza abantu ku Mana. Hamwe n'igihe wumva atakurambitseho ikiganza, uyu muntu ufite ishusho yo kwera atakurambitseho ikiganza, wumva utari bukore ngo bikunde, wumva n'urugendo rwawe n'urujyamo bitari bube byiza kubera ko atakurambitseho ikiganza. Hamwe niyo ugize ikibazo wumva ari uko atagize icyakora Icya kane, bishakira itsinda ribadefanda. Ko bayafite amatsinda mbere mu bye. Uyu muntu ufite ishusho yo kwera kuko azi ko nta kirimo imbere, nta roho mutagatifu afite, ari icyuma kirangira, ari idebe rivuga. Kuko aba bagira ibyaha bimwe byadanje, mwitonde. Yego. Ariko bakabisiribangisha ishusho bagira yo kwera. Yego. Ku buryo wanamuvuga. Reka mbabwira, hari umwaka ntibuka, ni kera, mutubuzi yigeze kuntuburira. Ariko bari itsinda, nta muntu umwe utubura, baba ari itsinda. Ndebye umwe muri we banyoherereje, ndebye ukuntu asa nuko yambaye umuhungu mwiza wagira ngo avuga kwa Musinga. Ndebye imodoka agendamo na kontaki, ndebye uburebure bwe n'uburyo yambaye kositimu, ndebye imodoka aparitse, ndebye telefone afite. Yego. Afite ishusho yo kuba ari umukire. Yego. Afite ishusho yakugubanuza, utuburira ntumenye ko ari umutubuzi. Afite ishusho yakwereka ko uri umuntu wadanje kandi yarashize.
yego hamwe yanakwiba akagucomora ikintu baza gufata polisi baza gufata ubwo bakaba bafata wowe mu bajura bakaba ari we bafata kubera ko uri afite ishusho bishakira itsinda ribadefanda no mu gihe bagiye kuva ku isoko bagiye kuvumburwa bashaka abantu bajya kubadefanda bakanabaguririra aba bantu bafite ishusho yo kwera. Ikindi cya gatanu nababonyeho bagendera kure abantu bafite imbaraga z'Imana bagatinya naho Imana ivugira bakajya aho ikorera nabo bagakora. Ikintu cya gatanu mufashe kucyumva, aba bantu bafite ishusho yo kwera yego bagendera kure abafite imbaraga z'Imana bagatinya naho Imana ivugira bakajya aho ikorera nabo bagakora. Ariko igihe cyaho itangiye kuvugira barahunga ngo itabavumbura bakajya aho iri gukorera. Dutanze 5 agatanga 500, dutanze 500 ati ntanze 5,000,000. Bakunda kujya aho ikorera kuri tere, bakunda kujya aho ibitangaza byaguye, niho hantu niyo miterere bafite. Icya gatandatu bakora ibisa n'iby'Imana ku buryo utafite ijisho ry'umwuka uvuga uti Imana yakoze, Imana yakoze, Imana yakoze, Imana yavuze, Imana yakoze imirimo n'ibitangaza ati twagize ibihe byiza ibizimu byatuvugiyemo, twaguye twese, abadayimoni batuvugiyemo, jye nanamotse, uzi ko jye narutse ati jye narutse. Warutse ikize si ubundi ubwo abarutse iki? Ubukene, ubushomeri, kugumirwa, simba ntabyumva. Urumva bakora ibisa n'iby'Imana, yanakwiyaranja akaguririra umuntu akamanga n'izo tarane ati uze mu kagare hariya karahari urembe ningusengera ujye ukira gake gake. Ariko hakaba igihe babakoze isoni agahita akira vuba vuba. Icyo gitangaza cy'umuntu ukize vuba vuba. N'igihe Petero nawe hano bahagurutse ikirema ku rusengero rwitwa Ryiza nguko cyabanje gushinga ubugombambare kikabanza kigashinga ubugombambare. Uyu muntu ukoraho amazi imyaka 10 agahita haguruka diregite yirukanka agataha nyonge gare. Bakora ibisa n'iby'Imana. Icya 7 nsorejeho bakunda kuba ibirangirire, ariko ibirangirire bagizemo uruhare Imana itagizemo uruhare. Ibirangirire bakunda kuba ibirangirire gufata isi, kumenyekana, yego gukuramywa, bakaba ibirangirire ku buryo nta wundi bamenya ari we bamenya, ariko bakaba ibirangirire bagizemo uruhare. Nzi umuntu bajyaga batumira ahantu hose habaye ubwitange kubera ko atanga atari uko akijijwe, ahubwo kubera ko azi gutanga. Yego azi gutanga, ntakijijwe. Ahantu hose yagiye atanga, aricyo yatanze ku nyubako z'urusengero zarasenyukaga, aricyo yatangaga mu byuma bya muzika byarashyaga. Dufite imirambo myinshi, ibipfu byinshi by'ibyuma by'amampuri mu nsengero nyinshi, n'abatekinisiye bakoze biranga, za gitari zapfuye bazikora biranga. Dufite ibintu byinshi mu rusengero kandi nimbivuga abantu baze gutekereza kabiri. Byabuze abatekinisiye kandi ibintu bikorwa bikongera bigakora, ariko byo byanze gukorwa. Kubera iki? Habonetse abantu bafite ishusho yo kwera bakunda kuba ibirangirire, babigiramo uruhare kugira ngo babe ibirangirire, akagenda ati ibyuma byose byakora ndabigura. Ubwo abayanditse izina nko muri iyo ntara bikozemo bahora bamushakisha iyo bakoze ibintu byo kwitanga. Wavuga ay'inzuki ntiyarya ubuki, kuyavuga si ukuyamara, ararekwa ntashira. Reka ibi bintu tubitsumbikira aha by'abantu bafite ishusho yo kwera ariko bajya bahakana imbaraga zako muri bo. Paulo yaravuze ngo abantu bameze batyo mujye mubatera umugongo kuko bibagizeho ingaruka
nzi abantu bakennye barakoraga bakeneshejwe n'aba bantu bafite ishusho yo kwera, kuko abantu bafite ishusho yo kwera hari imbaraga zibatera kwera. Izi mbaraga zibatera kwera mujya gutangamo amafaranga yanyu zabamazemo ibyanyu zitumye mukena bo bakaba bakiri. Murakoze. Dufite n'abantu bohereza imbaraga mu byo dukoresha. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu mujyo, ibahe kuba mu mujyo aho gukomeza gusenya imbaraga zifite ishusho yo kwera ariko zitera. Murakoze mu Lionel. Urakoze cyane. Dushimira abantu bakoze subscribe, tubabwira ngo ahari waba utabona nimero ya mama Lionel ukaba ukurikirana kino kiganiro ukaba ugisoje 078348834888. waba uri hanze utangiza akamenyetso ko guteranya 257 washaka no kureba amazina amubaruyeho ubwo ubimenya ari uko hari akamesaje ko gushyigikira umurimo w'Imana ni Nyirabagenzi Alisa cyangwa se Pastor Alisa cyangwa Eva Mama Lionel. Eva ubundi kwevangeliza ushobora kuba pastor w'evangeliza. Hano rero ntabwo babizi. Uzajya ugenda bibigisha gake gake. Hari igihe abantu bazi ngo buriya ngo ne evangeli ngo na evangeliste cyangwa se evangelize ngo ariko nguriya ni pastor, ariko pastor ashobora kugenda akevangeliza kandi evangeliza ashobora kuba pastor. Ashobora no gukora umurimo w'igipasiteri, kuko ndabyibuka abapasiteri bataraba benshi mu Rwanda. Hari aho n'abantu batarasukwa amavuta babatizaga. Yego. Ngewe mbyiruka niko byari bimeze. Mu myaka mike maze nabyirutse hari agace tubura abapasiteri tukabatizwa n'abatarasigiwe igipasiteri ariko bari mu mwuka w'Imana, kandi pe kwiyorodana ukagira ngo neza n'ibisazi bihari, ukumva imbaraga z'Imana ziri gukorera mu bantu. Ariko muri iyi minsi bavuga y'ubuki ntiyavuga inzuki zivuga. Imana iguhe umugisha. Shalom.